ese Yago Pondati ubu niwe unaniwe kongera kuza nyine ngo isura ye yongere kuba isura aba umuntu nk'uko yari afite isura nziza i Kigali. Aho ujya ubibona ko amahanga handa si ubona ukuntu Yago Pondati yari amaze kuba kuba atarari mu gihugu cye. Ujya ubibona ibyo twakora byose sibyo. Yago Pondati ni brandi, ubwe ni brandi inakomeye cyane, brandi ikomeye. Twari twarabuze umuntu muri showbiz yacu kuko Yago Pondati nyine yafite akamaro iyi industry. Ariko Yago ubwe ararebye abona ko muri iyi industry hano iwacu agize ute agikenewe. Kandi abona ko industry hano iwacu uyu munsi irimo iki akajagari byose, irimo icyuho. irimo ntitubyita akajagari ariko n'amafaranga ari kuboneka. Muri football uyu munsi urareba ugasanga abana bariho nk'uno munsi nk'abanije na Kerema bari gukorera amafaranga. Jimmy Gatete dufata nk'umulegend wa mbere wacu ahangaha atigeze agira ute atigeze akorera. Yago Pondati niyo mpamvu uyu munsi agize ute ashaka kugaruka muri bya bintu yavunikiye akabibonamo iki nawe umusaruro, nubwo nawe ikiragiye yawubonye. Ariko Muvunyi ndashaka ko tukiri kuri Yago Pondati tuza guhita twinjira ku witwa Yago Pondati ku kiganiro yakoze ku munsi w'ejo hashize. Abantu benshi nagiye mbona baza batera uwitwa Yago Pondati amabuye, ariko baravuga ngo iyo ukubise ibuye mwumbwe cyangwa se iyo uteye ibuye mu bibwana ikibwejwe n'icyo ubugize ute uhamisha. Aho niho nshaka ko industry turimo irimo amakipe yakwica akanagira ute akanagukiza. Urabyumva neza? Yego. Iyi industry yacu irimo bamwe mu banyamakuru nyine baza bagasebya umuntu kuko bakandiwe akanyenyeri n'umuntu runaka atari n'akanyenyeri gafatika. Ubu urabivuze ngo Yago agarutse mu isi y'abagome, mu isi y'abagambanyi, ariko aje yizi. Urabyumva neza? Aje yizi. Uyu munsi Yago ntabwo ntekereza ko yakongera kugwa mu mutego ngo yagoyemo. Yamana n'umwe mu bantu tugira ahangaha muri industry yacu wakora igishoboka cyose kugira ngo agire hit. Yego. Yamana nubwo wamubwira kurya amazirantoki ariko ayaboneraho hit yayajya. Famille Aga promota mbashimire. Famille Aga n'uwitwa Miki mumbabarire mbashimire, ariko by'umwihariko shimire uwitwa Miki. Miki yafashije uyu mwana w'umukobwa mu gihe yari agiye kwiyahura nyuma y'uko amavideo yajyaga hanze. Urumva? Nyuma y'uko uyu mwana w'umukobwa amavideo nyuma y'uko agiye hanze y'amano nawe deprisika mukegeta akamudiha, umwana w'umukobwa ageraho ubuzima abona ko bwanze. Yego. Ariko aza kugenda yegera Miki, uyu mwana w'umukobwa aza kugenda aza kuba mu rugo kwaga hariya. Ariko uyu munsi usanga ahangahe iwacu mu manager ahubwo ari we muhanzi uzamutunga. Alex nge simufata nka manager muri iki gihugu, nubwo wenda simwambaye kuba ari manager y'ibihe byose, ariko nge ntabwo mufata nka manager. Muyoboke mufata nk'umujyanama mwiza. Urumva? Nyine Muyoboke uyu munsi Muyoboke ntabwo yagutegurira igitaramo ku biceri bye, ayo mafaranga ayafite, ariko Coach Gaël yagitegura. Yes, kanonye mwikaze wo kujyana ibiganiro byacu kwibuga Global TV musoza wereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali. Mbanze neza ko dukurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora bo tuzuze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania abereye hose mu Kinyarwanda, reka twizere ko umeze neza cyane nta gushidikanya. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania abereye hose mu Kinyarwanda, reka twizere ko nawe umeze neza. Ubwo niba utarameze neza wihangane biraza kuza guhinduka nawe bigene neza. Dukomeze cyane abantu bari Masisi, dukomeze cyane abantu bari Murenge, abwe bakomere kandi bihangane nk'ibisanzwe. Chano ni Ibuga Global TV, njye wari Joseph Muvunyi, imbere yanyu murimo murahabona Emmy Kabaka. Nyuma iye kindi cyane Yago Pondati atari mu Rwanda none hakubize comeback itabaho.
icyo bita comeback. Bro, twajyaga tuvuga ngo nabonye ngo abantu ngo bakora ibiganiro ngo bikamera gutya na gutya na gutya. Ntabwo yakoresheje undi muntu udasanzwe, ntiyakoresheje undi muntu wakoze ibintu bidasanzwe. Ikikwereka ukuntu umuhungu yari akumbuye mu mihanda ya Kigali, ikikwereka ukuntu umuhungu yari akunzwe mu mihanda ya Kigali, ahubwo yari yaratengushye abantu kugenda, ikikwereka ukuntu abantu bose bari bakumbuye umuntu. Umuhungu yakubise 100,000 mu masaha 22. 100,000 uyu munsi nta kirenze kuba wakubita 100,000 kuko nanjye ubwanjye ndabikubita kandi ndi murumuna we, sibyo? Ahubwo umunyarwanda niwe wavuze ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. Ibyo twakora byose, sibyo? Yago Product ni brand, ubwe ni brand inakomeye cyane, brand ikomeye. Twari twarabuze umuntu muri showbiz yacu kuko Yago Product nyine yafite akamaro iyi industry. Nyuma yuko ibi byose bibaye, nyuma yuko uwitwa Yago wenda abantu mwamubonye ari hariya kwa banyogoye, ngire ngo mubanze munamenye ko uwitwa Yago Product mu minsi ishize, sibyo? Yago Product yari ari i Kigali kuri birthday y'umwana we. Urabyumva neza? Yago Product kuri birthday y'umwana we yari ari i Kigali, sibyo? Yago Product yaraje azana rikaraga i Kigali, yabona i Kigali ni sawa, urumva? Ina nyuma yuko abantu bose baba muri iyi industry bari bakumbuye uwitwa Yago. Yego. Ariko ntibumve ko uwitwa Yago agiye kugira gute kuba ina wapi. Uwitwa Yago uyu munsi ari mu Rwanda ariko afite gahunda imeze ute? Yago Product arageza azi Kigali, wenda yikubitira ibiganiro birenga 5 cyangwa 10 mu cyumweru kimwe, yigurukire yisubirire Uganda. Ariko ibi ngibi bije nyuma yuko Yago akoze iyi comeback, nyuma yuko abantu benshi bari bakomeje kugenda bavuga ngo ese uwitwa Babu Rwanda ntago ari ugiye gufata umwanya wa Yago Product, urumva? Nyuma yuko nyine abantu babonye ko uyu Babu aje muri wa mujyo wa Yago, sibyo? Nakomeje kugenda mbona abantu benshi bavuga ngo uwitwa Irene Murindahabi yazamukiye nyuma yuko Yago abuze, sibyo? Baravuga ngo nanone uwitwa Babu Rwanda arazamutse bitewe no kuba yize ikibuga neza, ariko akanabona ko nka Irene Murindahabi, urumva, agiye mu mafilime, akaba agiye no kujya mu biganiro byose. Oya mu rushako. Oya gushaka byo nibisanzwe. Saka byo nibisanzwe. Ese n'ubwa mbere ashatse. Ariko ubwo urumva nka Babu, kuko urumva bura n'abantu bo muri Uganda babazi byinshi, nibyo bango mfatiraho runaka avuye mite mutira nyine nibyo nkubwira. Kuko impamvu ibyo byose babivuga, Irene Murindahabi uyu munsi umugore we ari tumwita ari muri diaspora. Ubwo impamvu ibyo byose, impamvu umunyarwanda yavuze ngo ntandi urivugira ubusa umusozi, baba banateganya ko wenda Irene next yagira ute yaco akajya kwibera iki, kwibana n'umugore ibwote amasimbi, urabyumva? Ariko Yago ubwe ararebye abona ko muri iyi industry hano iwacu agize ute agikenewe, kandi abona ko industry hano iwacu uyu munsi irimo iki akajagari, byose irimo icyuho. Ntitubyita akajagari ariko n'amafaranga ari kuboneka. Amafaranga oye tubyite nyine, ubwo turayibara muri ubwo tubyite ngo iki? Bro, birimo kugenda biza. Uzi ukuntu nabyita uyu munsi? Uzi impamvu? Urumva turi kugenda tubona comeback z'abantu bahahise bari gushaka kugaruka mu bintu bakoze. Reka nyikubwire, wenda ukurikira football, ndayikurikira cyane, ukurikira na industry ya music, sibyo? Urumva uyu munsi turaza tukabona umwana nka Yampano araje ashyize hanze indirimbo ahise atumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye, abonye amafaranga menshi cyane, sibyo? Ariko ugafata nka Ama G The Black wahereye umuziki muri za 2000 na
sibyo kandi agakora hit zirenze nta kintu yigeze agira gute awubonamo. njya nkunda ijambo ry'inkotanyi, sibyo? iyo uganire na bamwe mu nkotanyi, sibyo, nubwo twese uyu munsi turi inkotanyi ariko ntabwo turi inkotanyi, ntabwo uyu munsi nagenda ngo nigereranye n'umuntu warwaniye igihugu, sibyo? twese turi inkotanyi nk'abanyarwanda, sibyo? ariko ntabwo nagira nigereranye n'umuntu wavunikiye iki gihugu. hari abamenye amaraso kugira ngo iki gihugu kibeho, ugasanga muraganiriye, urumva arakubwira ati mwe mwabana mwe muri kubyina hagize gute hashashe, sibyo? afite ishingiro kuko iki gihugu barakivunikiye, urumva? ugasanga twebwe turi muki, turi mu mandazi, turi kwenjoyinga mu byo tutavunikiye, hari ababivunikiye, urumva? uyu munsi yago, aba ba yago, aba ba sabe, sibyo? mwebwe abangaba nawe wabivuye muragaruka, urumva? ariko icyo gihe mwari mubirimo, nta kintu cyari kibirimo, sibyo? mukabona nyine uyu munsi nka kabaka nge ndaje mpawe rukwiritoma ya miliyoni zingahe Muvunyi utarigeze uzihabwa cyane, sibyo? niyo mpamvu uyu munsi habaho iki comeback. muri football uyu munsi urareba ugasanga abana bariho nk'uno munsi nka banije na Kerema bari gukorera amafaranga Jimmy Gatete dufata nk'umurigendi wa mbere wacu ahangaha atigeze agira ute, atigeze akorera. Yago Pondati niyo mpamvu uyu munsi agize ute, ashaka kugaruka muri bya bintu yavunikiye akabibonamo iki nawe umusaruro, nubwo nawe ikiragiye yawubonye. ariko Muvunyi ndashaka ko tukiri kuri Yago Pondati tuza guhita twinjira ku witwa Yago Pondati ku kiganiro yakoze ku munsi w'ejo hashize. abantu benshi nagiye mbona baza batera uwitwa Yago Pondati amabuye, ariko baravuga ngo iyo ukubise ibuye mwumbwe cyangwa se iyo uteye ibuye mu bibwana ikibwejwe n'icyo ubugize ute uhamisha. tunagana ku musozi w'abagari kugira ngo bivugeho ari nabyo dusorezaho. Yago yagarutse yibasira abantu bose barimo kugenda, nabo si no kwibasira, avuga ku bantu, ntabwo yibasiye kuko yavuze ukuri, urabyumva? avuga ku bantu bose bagize gutya bakavuga bati ya mpano twamuteye amabuye, ya mpano byagenze gutya. Yago yagarutse ameze nk'umuntu uri ku ruhande rwa ya mpano, avuga ati uyu mwana yaragaruka. njye wenda nturushaho ntujyane ku ruhande rwa ya mpano, ahubwo njyewe ndashaka kuvuga ku byo yavuze wenda kuri industry. aho niho nshaka ko iyi industry turimo irimo amakipe yakwica akanagira ute akanagukiza. urabyumva neza? yego. iyi industry yacu irimo bamwe mu banyamakuru nyine baza bagasebya umuntu kuko bakandiwe akanyenyeri n'umuntu runaka atari n'akanyenyeri gafatika. iyi industry yacu irimo nyine kuba we Muvunyi uzaza ukama amafaranga nkanjye kabaka kuko wenda ari platform ufite yo kuzabanza navugiraho, hariyo TikTok, hariyo IG, hari iki ugasanga umuntu yagwaye n'amafaranga adafatika. hari benshi nzi bagurirwa inzoga bakaza gusubira bari kubera inzoga, umuntu akaza agaharabika undi ari inzoga, wagira Imana akakwishyurira ukwezi kumwe kw'inzu. iyo nzu nayo utazagezamo abantu, utazagezamo inshuti zawe, uko ziba ari inzu nazo ziciriritse. ariko umuntu akaza akagira ute agasebya undi. iyi industry irimo amakipe, sibyo? iyi showbiz yacu nyine irimo icyitwa indakuzi, urumva? tutakuzi ntacyo uzageraho, sibyo? niba ubonye aga promotion ukabona ku mafaranga we Muvunyi, wenda ngiye kabaka mbonye aga promotion niboneye rokritoma runaka, hari abantu bazaza bakambwira ngo kabaka uragira gute, turapasura. yego. nutabyemera urahita ugira gute, urabivamo, urahita ubivamo. ariko ubwo twivugire wenda ku by'abahanzi, sibyo? nzi neza ko ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari abahanzi benshi barenze ariko badahabwa iki platform. wana kabisa. hari abantu benshi abahanzi barenze batajya mu bitaramo, tutajya tubona mu bitaramo, bemera bakiririmbira mu tubari agakorera ijana rye rigataha, ariko tutazamubona
kuri platform irenze igitaramo runaka kirenze, kuko hari iki, hari abibifitemo akaboko, sibyo? Niyo mpamvu uvuga ngo Yago Pondati yavuze ukuri. Hari abashaka ko utagira aho ugera, yego, kuko wagize ute, ntacyo wabahaye. Urabyumva? Wenda ngende buze kukubwira nka team, hari team imwe, ubwo abantu bakurikira ibi bintu baba babizi, hari team igisangirira Kicukiro ahantu hamwe, sibyo? Bamwe mu bantu baba muri iyi team batagushaka muri iyi industry, bro, hari ikintu bajya bavuga ngo hari umuntu uba yica akanakiza. Barahari hano muri iyi industry. Muri iyi industry impamvu ngiye mbigaruke, Yago yavuze ngo hari team zimwe, ngenzi nka team imwe, sibyo? Urumva? Igisangira Kicukiro ahantu runaka navuze, mwe muganyi murahazi, ku muhanda ujya kuri paruwasi. Ibyo simbizi, kandi ni restaurant. Ibyo simbizi, ibyo ni ibyawe uri kwivugira. Ngiye ndi uri kubivuga. Kicukiro ni nini, ariko ngiye mu bye basangirira Kicukiro. Aba ngabi team batagushaka nta kintu wabona, bro. Bishoboka ko batagushaka no mu gihugu banza bakwirukana. Ni izina ry'Imana. Oya, igihugu cyo ni cya buri munyarwanda wese, biragoye. Ni cya buri munyarwanda, ariko ngo ukurusha icyo agira ute, ukurusha icyo agira ute, ukurusha inyama agutwara imbwa, sibyo? Ariko nukurusha ifaranga agize ute. Tujye tubivugira ikintu cyose buriya gishingiye ku ifaranga. Naje gusanga ko kuri iki gihe ubwenge ni bwiza, ariko n'ifaranga rikaza rigize gute, riyoboye. Kuba ufite ubwenge ni kimwe, no kuba ufite ifaranga ni ikindi. Umuntu ufite ifaranga rye azaguhamagara wowe, urabyumva? Azaguhamagara kuko ufite ubwo bwenge, uza gukoroneza gukoreshe kuko afite ifaranga rye. Urabyumva neza? Ariko ufite ubwo bwenge, ubwenge bwaza bukagira gute, ubwenge ubwabwo bugupfana ubusa cyane, nubwo n'ifaranga rigupfana ubusa. Ariko umuntu ufite ifaranga rye aragukoresha ku bwenge bwe. Ariko wowe ufite ubwenge, hari igihe bitazashoboka ko ugira ute, ukoresha umuntu ufite ifaranga. Ubwo uzamukoresha wenda yakwaprochinze, ukaza ukamurusha ubwo bwenge kuko ubufite. Ariko ifaranga uri kubise bigira gute, haroroha. Yago Pondati yavugishije ukuri, urumva? None tuvugishe ukuri, nawe wemera ko Yamana yagambaniwe cyangwa ntabwo yagambaniwe? Yago yavuze ati uyu muhungu yaragambaniwe. Rimwe na rimwe hari abantu muri showbiz, reka mvuga ibintu ntashaka guhishanga noneho ngewe. Sujya uvuga ngo ngira imiceri. Uwitwa Yamana uyu munsi uruhande rumwe yaragambaniwe, sibyo? Ariko urundi ruhande Yamana yitwaye nabi. Yamana numwe mu bantu tugira ahangaha muri industry yacu wakora igishoboka cyose kugira ngo agire hit. Yego, Yamana nubwo wamubwira kurya amazirantoki ariko ayaboneraho hit yayajya. Oya, nukuri ubwo bananze kubivuga mu mazina yacu, sibyo? Yamana numwe mu bantu tugira ahangaha bakora igishoboka cyose kugira ngo abone fame yagikora. Urumva? Uwitwa Yago Pondati yaje avuga ko yagize ari umwe mu bantu bahaye ibiganiro ba mbere. Wenda ndabyemera, ariko nubwo ashatse kwita uwa mbere, ariko nawe yavuze ngo ndakeka, kuko mpamya nashidikanya ko umwe mu bantu bahaye ikiganiro cya mbere uwitwa Yamana, Samu Gakire. Nanjye ndabizi neza, yaturutse hegiriya za Ruyenzi n'amaguru. Urabyibuka? Genda ndabizi cyane ibyo. Yego, wowe numwe mu bantu ba mbere bagize gute, bamuhaye platform. Urabyumva? Ariko uwitwa Yamana uruhande rumwe ashobora kuba yaragambaniwe, ariko urundi ruhande nawe yitwara nabi, sibyo? Yamana icyitwa igifuri cyamukoresheje ibidakorwa, akora amahano. Urumva? Ariko Yamana nanone haza kuzamo ikintu cyo kuba uyu mwana w'umukobwa yashakaga kubaka. Kino abantu mucyumve neza. Ngire ngo ubwo video z'uwitwa Yamana zajyaga hanze, urabyumva? Yamana akaza kujya hanze, mbere yuko wibuke agenda haje no kuza saga biravugwa ko yakubise umugore we.
ntabwo ari umugore we byemewe n'amategeko, ariko barabanaga mu nzu, sibyo? Akamukubita. Uyu mwana w'umukobwa akaza kugeraho nyuma y'amavideo yagiye hanze, akaza kugeraho nawe igihe ashatse kwiyahura. Shimire uwitwa Mukobwa Jana asifiwe, famiye Aga Promota, mbashimire famiye Aga n'uwitwa Miki, mumbabarire mbashimire, ariko by'umwihariko shimire uwitwa Miki. Miki yafashije uyu mwana w'umukobwa mu gihe yari agiye kwiyahura nyuma y'uko amavideo yajyaga hanze, urumva? Nyuma y'uko uyu mwana w'umukobwa amavideo nyuma y'uko agiye hanze y'amano nawe depressika mukegeta akamudiha, umwana w'umukobwa ageraho ubuzima abona ko bwanze. Yego. Ariko aza kugenda yegera Miki, uyu mwana w'umukobwa aza kugenda aza kuba mu rugo kwaga hariya, aba mu rugo rwabo. Miki aramukasoringa, aramubwira iti ibi ngibi nyine ibintu byose biberaho iki? Kwiga kandi biba bikarangira. Hari igihe uca mu buzima nk'ubu ngubu, sibyo? Urangiye nemera ko Imana hari ikintu ishobora kuba yakunyuzamo, ariko hari ikindi hari ahandi gushaka. Uyu munsi w'Umuvunyi hari aho uri, abantu runaka bashobora kuba bahafata nk'aho ari ahabi, sibyo? Ariko Imana hari ikiguteganyiriza, yaragira ngo ica inzira kuri wowe. Yewe na kabisa. Bya bibi urimo cyangwa se bya byiza urimo uyu munsi, sibyo? Niyo mpamvu uyu munsi ari abantu tubona bakira, ariko nyuma bakagira gute? Bagakena. Biraza kuza guhura Yago ku buryo twavuga ngo abantu bose bihaye Yago ngo Yago yavugiye ya mpano, kandi ya mpano bigaragara yuko ibirego byaratanzwe bigaragazwa no mu ntuza mu bushinjacyaha no babe mu bugenzacyaha, hose bigaragara yuko yanatawe no muri yombi. Biraza kugaragara ku buryo Yago ari buze kuvuga ngo uyu muhungu yaragambaniwe, kandi n'ubundi hari iperereza arimo gukorwa ku byo akurikiranwa n'impamvu arimo uko ataraye. Uyu munsi reka mubwire impamvu tuza kubyita nk'akagambane. Uwitwa ya mpano ngira ngo abantu bakurikire ku gitaramo cyabaye The New Groove, ubwo yahabwaga platform n'uwitwa The Ben, ariko binyuze uwitwa Alex Muyoboke, Yego, manager y'ibihe byose. Urabyumva neza? Binyuze kuko uwitwa Muyoboke yafashije uwitwa ya mpano ibintu byinshi bitiye bitandukanye, sibyo? Arangije uwitwa ya mpano iki gitaramo cy'uwitwa The Ben cyamuhaye fame, ariko ya mpano araza agira gute? Bya bintu umunyarwanda yavuze ngo amazi aracyo, ariko nagira ute? Ahita yirengagiza bamufashije, abagize gute? Ya mpano we waraje urakubita ugira gute? Udufaranga uratubona, ugira aba diaspora amafaranga ugira gute? Ugira gute? Ariko wibagirwa ko iyi industry igira ibitambo musa brother, iyi industry igira ibitambo, urumva? Ya mpano yaraje abantu udufaranga yumva ko abaye umustar, aba diaspora na sikama agira gute? Abantu bose udufaranga turaza, ariko yibagirwa ko ba bantu hari byinshi nabo bagiye bamuhesha twa dufaranga wabonye ugomba kugira gute? Kutugabana nabo. Urumva? Telefone atangira kwanga kuzitaba, ibirego bitangira kuza biturutse mu ba diaspora. Ya mpano yandiye ya naya, abana batoya bari kuzamuka muri industry, ya mpano yandiye ya naya. Urumva? Babandi bose bashyize itafari ku buzima bwa ya mpano bakabona ko yariye nyine akagira ute? Akabibi. Urabyumva neza? Biza kurangira hajemo iki? Bavuze bati natwe rero reka tukwereka ko turi abameni muri iki kibuga, tugire gute? Tukurangiza. Aribyo biri kuba kuri iki? Kuri ya mpano uyu munsi. Ariko nawe ashyiramo ubucucu, ashyiramo ubugoryi. Ya mpano ntabwo wafata ibintu witeraga ubwawe, burara igihe abantu bajyaga bakubona bakagira ngo ni ugusetsa, urumva wisesatsetsa, ariko kiriya cyabaga ari igifuri. Nubwo leta yacu yaguhereza, ariko iyo uguye mu cyaha bagira gute? Nta muntu waguhereza uri mu cyaha. Ibyawe byose bro, oya bijya ku karubanda. Nyine iyo iguye mu cyaha ibyawe byose bijya ku karubanda. Bijya ku karubanda tu, kuko Muvunyi umuntu ubwe ijisho ubwaryo ririrebera. Hari igihe umuntu muhura ukabona ko igifuri agihoramo, sibyo? Ariko nyine ubwo nyine ibyawe bigiye hanze, ubwo nyine ya mpano waradwishigishiye, emera ugira ute?
nijye ndimo kubaza noneho Yago kuba agarutse hano muri industry yo mu Rwanda bisobanuye iki bro? Agarutse mu tuntu twe nyine ni muhame hamwe rero duhame hamwe ariko dutwaye kandi ubwo dukeneye umuntu nyine ahubwo bamudwanije ntungaho mu mudwanye. Yago Pondate agarutse gukora ibintu bye kandi na benshi ahangaha mutashobora kuko Yago ibyo yakoze nta nuwo mbona uzaza ngo amusimbure. Biragoye cyane. Agarutse mu tuntu twe. Yago Pondate nishimiye ko agaruka muri iyi industry. Yago Pondate welcome sibyo? Ariko Yago Pondate tubabarire nje Yago ntuzanengure. Yago hano ni mu rugo, iki ni igihugu wavukiyemo, iki ni igihugu rwose. Yago tubabariye turagushaka ahubwo muri iyi industry dukeneye kubona impano sibyo? Uyu munsi hari impano Yago hari abantu benshi yagiye afasha. Dukeneye kubona impano nshya, dukeneye kubona iki Yago Pondate ubu ntabwo mugiye kongera kuzamura ya mashyari ngo abantu batangiye bongera bavuga andi magambo. Sha nawe ko yizera so ubu Yago urabona atarize. Ubu Yago urareba ugasanga ni wa muntu utazi icyatsi n'ururu uyu munsi nubwo wenda nabwo yarabizi ariko ubu Yago urabona atarize. Ako mani ko bavuga ko amahanga ahanda. Ese Yago Pondate ubu ni unaniwe kongera kuza nyine ngo isura ye yongere kuba isura aba umuntu nk'uko yari afite isura nziza i Kigali. Aho ujya ubibona ko amahanga ahanda. Si ubona ukuntu Yago Pondate yaramaze kuba kuba atarari mu gihugu cye. Ujya ubibona byari ibibazo. Yago Pondate agarutse mu bintu by'ahubwo mugire gute mushikame mwicare mwige. Yago Pondate agiye kuza bereka ahubwo iki industry uko yubakwa. Yago Pondate ni umwe mu bantu bagaragaje urukundo ariko uyu munsi abagome mwanze kwimwanze iki muramwangaza sibyo? Ariko uyu munsi agarutse mu bintu bye ubwo ntacyo mwongere muzamura akagamba. Ese ubundi kubera iki industry yacu umuntu yazamuka ahubwo mwebwe mukagerageza kumujugunya hasi ni ukubera iki? Wese amashyari nese we ntubirimo wa mugani ahubwo wowe tubwire ni ukubera iki? Nyine ni muri abagome. Ubu urabivuze ngo Yago agarutse mu isi y'abagome mu isi y'abagambanyi ariko aje ayizi. Urabyumva neza? Aje ayizi. Uyu munsi Yago ntabwo ntekereza ko yakongera kugwa mu mutego nko yaguyemo. Muvugiye ibi ngibi. Reka tuganire ku musozo. Kaba nicyo wabwira Yago iminsi amaze atarimo hano mu Rwanda akavuga uti isi ugarutsemo nubwo wajya gukurikirana muri mahanga ariko tukubwiza ukuri nko kuri uyu munsi wa none ikibuga wagarutsemo ngwino gutya ariko uraza kubigenza gutya cyangwa se uravuga uti n'ubundi Yago nsanga nzi kubindusha urakaza neza mu isi y'abagome mu isi y'abagambanyi mu isi y'abajyambazi. Yago nta bintu byinshi namubwira kuko isaje marayizi kandi arayindusha sibyo? Ntacyo nabonye atabonye sibyo? Wenda hari icyo ashobora kuzabona gitandukanye n'ibyo yabonye sibyo? Ariko ibyinshi yarabibonye. Urabyumva? Nishimiye kuba Yago Pondate agarutse, nishimiye kuba tugiye kongera kubona impano sibyo? Kuko ntago ari kenshi cyane tuzabona ko ahangaha mu Rwanda Muvunyi we nawe tujye tuvugisha ukuri. Uyu munsi uri umunyamakuru sibyo? Ukenera kabaka kuko hari inkuru ukeneye ko wankuramo ari breaking sibyo? Ariko ntago unyeneye nk'umwe mu bantu uyu munsi ni abantu dufite muri iyi industry yacu azagukura hasi sibyo? Ngo akureme agukurikirane paka ugeze hehe ku musozo wa muntu ngo muhorane. Ahubwo umuntu mukeneye kuko ari hiti muhita murangizanya. Ejo numuhamagara akakwima ikiganiro uhita ujya kumusenya. Ariko ibyo byose Yago Pondate yarabikoze ariko nta nundi muntu urabikora ahangaha uyu munsi. Yes, ngira ngo yafashije impano zigiye zitandukanye. Niteze ko tugiye kongera kubona urumva abana benshi babona platform bafite impano sibyo? Uyu munsi umwana araturuka Rusizi wari kukamubwira ngo waririmbye izihe sibyo? Utaranamwumva ukamwereka ko nta kintu wamufasha. Ariko ibyo Yago yagiye abikora ku bantu benshi kandi afite platform. Yago yagiye afasha abahanzi benshi urumva?
batagize badafite n'umusabu, afite umwana akaza afite umusabu 30 sabu, Yago Pondate akagushyira kuri platform yakaba ati byibuze ndashaka ko umuntu mumwuzuriza 1000 cani gahita bamonetize. Sibyo? Uyu munsi Muvunyi wanereka hanga nakuzuza 1000 nuhita uvuga taranyiranye. Kaba kabaye none se kankubaza uraza kuvuga iki kuri kiracyo Yago yarimo kuvuga yibasira cyane bamuyoboke, kandi twese muyoboke hanga tumufata nk'umumaneja, tumufata nk'umuntu wadanje hano, ariko wabonaga Yago we yamutinyutse mufesinga mu maso avuga atakagamba nimwe mukora ati naza kubushyira hanze bagati ko bahita baza bose bakubitaho. Reka nkubwire sibyo, Muyoboke ni umugabo nubaha muri industry sibyo. Muyoboke ikibazo yagize ni kimwe sibyo. Twagize aba manager bagiye batanduka, twagize ba Rishari, tugira abandi benshi bagiye batandukanye, ariko Muyoboke impamvu uyu munsi agarukwaho ni umwe mu bantu bavunikiye iyi industry. Abantu bose ibintu byose bashatse kubyegeka kuri inde, kuri Muyoboke. Impamvu uyu munsi baza bakamutera amabuye Alex nuko hari bamwe mubo yagiye wenda afasha, urumva, ariko akagira gute akabareka, sibyo? Ukubona ko uyu munsi wenda Muyoboke abantu bose yagiye acaho, uyu munsi umuntu bakiri kumwe ni The Ben sibyo, nabo ba Tom, urumva, ni ba bantu nyine batangiranye kera sibyo. Ugasanga we wenda niba akoranye n'aba bana bakiri bato bakiri kuza, hari imirongo bashatse kujyamo ariko we ntagakeneye kuyijyamo. Ngiye mbona aricyo kintu uyu munsi Alex azira sibyo. Alex nyine ni umuntu wavunikiye showbiz, ni umuntu wavunikiye industry sibyo, ni umuntu mana afite byinshi asobanuye, urumva. Ariko impamvu abantu benshi ubona bakomeza kugenda bamutera amabuye nuko nyine bumva ko ari we muntu waza akagukura hasi akakugeza no hejuru. Hakaba hari abatabikoze rero benshi bagahita batangira kuvuga ko yabyirengagije nk'aho ari inshingano. Yaba atabikoze benshi mukaza mugira gute mumutera amabuye, kuko Alex ubwe buriya hari ikintu atandukaniyeho na ba coach Gaël ni abashoramari sibyo. Coach araza agashora amafaranga, ariko coach nta kintu yategura byinshi adahamagaye Alex, uri kumva. Coach aje nk'iki nk'umushoramari, ariko hanaje gushora ni mu bantu bari kuzamurwa na Muyoboke hasi. Birasaba ko akenera Alex kugira ngo amusobanurire buri kimwe cyose. Rero Muyoboke uyaza akagukora we Muvunyi, mukagira tumwe mu tuntu mugenda mukorana, ejo ugahita wigira iki ijeye nabyimbye. Alex rero nawe ahita agira gute ahita gute, kuko Alex ntago ari umushoramari, ntago azaje kugushoramo amafaranga ye. Uriya Muyoboke ashora ibitekerezo. Uri ibyo bintu abantu bajye banabimenya. Muyoboke nta mafaranga afite yo kuba yashora mu muhanzi ngo amugire successful, ariko Alex afite iki igitekerezo yagu na connection ikomeye cyane, yego ukaba successful, hanyuma abashoramari bakaza gushora amafaranga yabo. Uri kumva icyo kintu? Ntafite amafaranga yo kugushoramo ngo kubite sibyo, ariko afite igitekerezo kimwe yagu ayo mafaranga akaza. Icyo kintu muri kucyumva neza, abantu bagiye babasha kubitandukanya. Ngewe njya namabazwa n'umuntu uzo kanga ngo Alex ngo ni umukene n'iki, urumva. Alex nimuzigere mumwitegaho ko bazafata ngo umuhanzi ngo, ariko nanjye niga kumenya umuntu managing abantu bose hano mu Rwanda nta mutazi ko Alex Muyoboke ari mu manager, abandi bose numva ngiye baza biyongekaho, ariko ubundi Alex ubundi ni umujyanama mwiza, kuko ujya utandukanya bisobanuye iki kuba yagiye kwitandukanya na Alex Muyoboke, kandi tuzi ko ari we mu manager wa mbere hano mu Rwanda, kandi Yago nawe ni umuhanzi, n'uvuga ari umunyamakuru ariko Yago ni umuhanzi. Bisobanuye iki kwitandukanya nawe noneho ku buryo bweruye? Nyine wenda nibyo twe turi kuvuga, Yago ari gutera ibuye Alex, ariko ikintu nabasobanurira abantu mu cyumba, mufata na manager bro, wenda abantu bajye basobanukiwe manager, izina manager w'umuhanzi. Ubundi ahangaha mu Rwanda usanga umu manager
sibyo atunzwe n'umuhanzi hano iwacu aho kugira ngo ariwe umutunzi ubundi. kandi ubundi manager ni wa muntu uzagusho nyine tujya tubona uzarebe wenda n'uyu munsi nabyo abahanzi bacu uyu munsi bamwe na bamwe usanga bari kugenda bagwamo manager ni wa muntu uzagushoramo buri kimwe urumva indirimbo transport iki ibintu bigiye bitandukanye ariko akabazi neza ko hari aho namwe next muzungukira ariko uyu munsi usanga hangaye iwacu mu manager ahubwo ari we muhanzi uzamutunga Alex nge simufata nka manager muri iki gihugu nubwo wenda simwambaye kuba ari manager y'ibihe byose ariko nge ntago mufata nka manager Muyoboke mufata nk'umujyanama mwiza urumva nyine Muyoboke uyu munsi Muyoboke ntago yagutegurira igitaramo ku biceri bye ayo mafaranga ayafite ariko Coach Gaël yagitegura sibyo urumva abantu babiri Coach Gaël yaba nka manager sibyo ariko aba manager agakenera iki umujyanama uzi ikimeni cyane amafaranga azava niyo mpamvu Coach no munsi ategura ibintu agafata Korode agafata ba Muyoboke bose akabatwara nuko bamurusha iki industry urabyumva Muyoboke ngiye mufata nk'umujyanama mwiza nyine Muyoboke ni wa muntu ufite connection yo kuba yajya ahantu akavuga ati The Ben iki yajaga kubitira ha ibi nibi akagukinira deal karangira urumva ukaza ugahita wirira amamiliyoni ejo ukagira gute ukagenda rero Alex yagukoreye deal nk'iyo ngiyo sibyo ejo akabona wenda ujye bibona ku bana benshi ahangaha ahisa byimba niyo mpamvu ubona Muyoboke burakunda ba Tom Close na ba The Ben basangiye akabisi n'agahiye sibyo igihe babonye amafaranga ntibamwirengagije babanye mu bibi n'ibyiza urabyumva ariko ugasanga aba bana bino minsi uraje ibyo ashaka kukubwira ntushaka kubyumva kuko ufite hiti urihenuye yarangiza nawe akakubwira iti rero wavuye iwanyu ukuze cyangwa se nibwo hari ibyo nagufashije reka mbyirengagize uca ukwawe nanjye ngira ute cukwanjye urumva abantu ntibakaze ngo bagire ute barenganye Alex nyire ngo ndabasobanuye muvunyi dushaka twagira gute twakoroze ngaha kandi nkubwira ko bakanabereka gushimire cyane wakoze cyane Imana ikomere umugisha usiseguzi bwawe bukambaye kandi bunakomeye cyane kubirimo kuvuga muri iyi mihanda ibiganiro byacu kuri Global TV nakagaruka nk'ibisanzwe byaba ari jewe Muvunyi Joseph nakoze cyane